ndagusuhuje ukomeje gukurikira ibiganiro bya Kwizera Leonce Official. Kubera iki gutunga byose bidatanga ibyishimo? Abantu benshi batekereza ko kugira ubutunzi ndetse no guhirwa mu buzima bigeza ku byishimo. Gutunga amafaranga menshi, kugera ku ntsinzi nyinshi ndetse no kubaho ubuzima bw'igiciro bigeza ku byishimo nyabyo, ari nayo mpamvu abantu benshi babyiruka inyuma. Gusa uwamaze kubigeraho yamaze gusobanukirwa ikinyoma kibirimo. Wowe wamaze kugera mu buzima abandi bita bwiza, ni we wenyine uzi uburyo ubabaye mu mutima, ukaba wumva muri wowe hari ikintu ubuze kandi gikomeye, mu gihe abakuzengurutse bose bo bazi ko nta kibazo na kimwe ugira kuri iyi si y'Imana. Mu by'ukuri ibyo wahoze wifuza byose wamaze kubigeraho, abakurebera inyuma babona ubayeho neza, gusa muri wowe imbere urababaye. Njye nitwa Leonce Kwizera. Kubera iki gutunga byose bidatanga ibyishimo? Umuhanga mu mitekerereze y'abantu Abraham Maslow niwe wavuze ko ibyifuzo by'abantu bigabanyije mu byiciro bitanu bigenda bikurikirana. Iyo umaze kwihaza biri mu cyiciro runaka, uhita utangira kwifuza ibiri mu cyiciro kindi gikurikiyeho. Urugero, iyo umaze kurya uhaze nibwo utangira gutekereza ko utambaye. Ntushobora gutekereza kwambara mbere yo kurya, cyangwa ngo utekereze kugura imodoka nyamara igihugu kiri mu ntambara nta mutekano ufite. Iyo umaze kwihaza mu byo washakaga n'ubundi ukomeza guhangayikira ibyisumbuye ku byo ufite. Kugira ibintu rero nta na rimwe bijya bizana amahoro yo mu mutima. Wowe ushobora kugera ku ntsinzi nyinshi mu buzima, ariko bikakuryohera inyuma gusa. Abakubona bakabona kuri mu bisubizo, ariko wowe ukumva ko nta kintu na kimwe urageraho. Umunyeshuri urangije kaminuza ubona ukuntu aba yishimye inyuma ku maso, ariko ujugunya ingofero mu kirere yambika ikanzu buri muntu wese umuri iruhande, ariko icyakubwira agahinda aba afite mu mutima iyo yibutse ko nta hantu yabikije akazi. Umucuruzi wo muri karitsiye yavuye kuri rifani akagura dina, abamubona bamurebera inyuma babona ntacyo yakabaye ataka ko ari gukira, ariko icyakwereka mu mutima we iyo ari gutekereza kuri mugenzi we ufite hoho nk'icumi mu muhanda, cyangwa undi ufite agitorosi zijya kuzana imari hanze, aba yumva mu mutima we ameze nk'umukene utagira namba. Uko ni nako bigendekera perezida wo muri Afurika iyo agiye mu nama cyangwa mu birori mu Burayi no muri Amerika, bakamutwara muri bisi rusange, kandi hari abandi baperezida mbarwa bari kugenda mu modoka zabo baherekejwe na koroteje zabo nk'uko basanzwe bagenda iyo bari mu bihugu iwabo. Ushobora kuzuza amaboko yawe intsinzi, ariko mu mutima wawe ugakomeza kumva ko nta kintu na kimwe urageraho, kuko buri gihe umuntu akomeza kwibwira ati nibura iyo mba naringeze aha cyangwa hariya. Ukuri rero nk'uko gutangazwa n'abahanga mu mitekerereze ya muntu, ni uko kugira ibyishimo birambye biva mu buryo ubanye n'abandi ndetse n'icyo ubamariye kuruta kwigwizaho imitungo. Ibyishimo bya nyabyo bituruka ku tuntu duto, nko kumva ufitiye umumaro abandi, kumva ufitanye isano na sosiyete, kuba ubanye neza n'abo muri kumwe, kumenya ko ubuzima bwawe bufite icyo bumariye abandi, ariko bitari mu kazi ukora ahubwo mu buzima busanzwe. Mbega ibyishimo byuzuye bituruka muri bya bintu bidashobora kugurwa n'amafaranga, nubwo amafaranga dushoboza kubigeraho. Urugero hano kugira ngo byumvikane neza, ni uko ushobora kurihirira ishuri umwana w'umukene muturanye akarangiza ishuri nawe akagira aho yigeza. Iki gihe igifite agaciro ni umutima ugira impuhwe wabikoranye, ntabwo ari amafaranga watanze, nubwo ayo mafaranga ariyo yagufashije kugaragaza impuhwe zikuzuye. Aha ni naho nsoreje iki kiganiro. Njye nitwa Leonce Kwizera. Ibuka gukora subscribe. Hasta la victoria siempre.